Bavandimwe nkunda Yezu Kristo akuzwe. Twageze ku cyumweru cya 22 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujia, umwaka C. Turakomeza tugendana turyoherwa n'iri jambo, cyane cyane ivanjiri Yezu Kristo agenda adusangiza muri ibi byumweru. Amasomo rero yo kugira iki cyumweru yose arahurira kuri ku butumwa bukomeye, ubutumwa bwibanze ku kwicisha bugufi. Bavandimwe, nimba tuticishije bugufi ntabwo twamenye ijambo ry'Imana. Nimba tuticisha bugufi ntabwo twumvise rya tegeko risumba yandi Yezu Kristo yaduhaye, ariryo tegeko ry'urukundo. Nimba tuticishije bugufi ntabwo twabasha kugenda tugana Imana, nta nubwo twabasha gusangira n'abavandimwe uru rugendo. Ariko rero tubyumvikaneho, kwicisha bugufi ntabwo ari ku munwa gusa. Yewe nicisha bugufi n'abantu bose barabizoya, ntago ari ibyo. Kwicisha bugufi bivuga kwemera ijambo ry'Imana igihe cyose rikaduhindura. Uwahinduwe n'ijambo ry'Imana arongera agakunda niyo habayemo ibintu byo gucika intege, kongera guhaguruka. Niyo habayemo abaguca intege, ugahaguruka ukongera ugakunda nk'uko ivanjiri ibigusaba. Kwicisha bugufi bivuga kugaruka, umuntu akongera agatanga imbabazi, cyane cyane hahandi biba bikomeye kuzitanga. Kwicisha bugufi bivuga kongera kumva yuko ijambo ry'Imana ryo ridutunze, ubuntu bw'Imana aribwo bidutunze, imbabazi z'Imana arizo zidutunze, bityo natwe tugasangira n'abandi ibyo byiza by'Imana. Kwicisha bugufi bivuga gukomeza umuntu agashyira mu bikorwa itegeko ry'urukundo, afasha bagenzi be. Nkunze kubivuga, kwemera gutanga serivisi y'urukundo kubera ivanjiri. Ibyo byose bivuga kwicisha bugufi. Twebwe iyo serivisi y'urukundo tuyiha abantu kenshi na kenshi ahari batanabimerita, ariko twese turakomeza tukayitanga kubera ko Yezu Kristo ni we rugero rwacu. Twebwe ntabwo twabimeritaga kwaza muri iyi si, ariko yaraje yicishije bugufi, aragenda rwose byose arabyiyambura. Ikuzo yari afite araryiyambura, ayaraza mu bwicishe bugufi bwe, aza gusangira byose n'abantu uretse icyaha. Maze rero bavandimwe, twumve yuko kwicisha bugufi ari byo bintu bya mbere byatuma koko twongera tukaryoherwa n'urugendo rwacu, urugendo rwacu rugana Imana. Ariko ibyo nagira ngo ndangirizeho ni uko kwicisha bugufi bivuga kugerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo ubushobozi dufite tubukoreshe tubasha gutera iteka bagenzi bacu, tubasha kubafasha, tubasha kubagira inama, tubasha kubaba hafi, kuko nibwo bwicishije bugufi. Nimba twikubiye ubushobozi dufite, tukikubira ibyiza dufite, tutabisangiye n'abavandimwe, nta bwicishe bugufi dufite. Bavandimwe rero, ni urugendo. Nta muntu wavuga ngo yageze ku bwicishe bugufi byararangiye. Twese tugomba gufatanya kugira ngo muri uko kwicisha bugufi twemere koko Yezu Kristo agaragazwe n'iyo mibereho yacu, Yezu Kristo agaragarire mu cyo turi cyo, cyane cyane twebwe twemera kugabanuka kugira ngo Yezu Kristo dutuyemo yongere agaragarire bose. Niko kwicisha bugufi. Tubifatanye buri wese afashe mugenzi we kugera ku bwicishe bugufi bwa ngombwa, kugira ngo duhane serivisi y'urukundo tubihereye ku ivanjiri, bityo abantu bose babashe kugarukira Imana, kandi twese turyoherwe no kuba mu muryango w'Imana ariwo Kiliziya. Nk'uko bisanzwe rero, mugende murebe ivanjiri y'iki cyumweru, nuko yanditswe na Luka ku mutwe wa 14 ku murongo wa 1, tugasimbuka gato tugahera ku murongo wa 7 kugeza ku wa 14. Mukomeze rero dukomeze urugendo dufatanyije, turyoherwe narwo, ariko twicishe bugufi, atari mu magambo gusa, ahubwo mu bikorwa bituranga nyine
nk'abakristo. Ushobora byose rero nabaha umugisha kandi abarinde, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Icyumweru cyiza bavandimwe.